muri catchment area cyangwa se aho ibitaro byacu bya Kinihira bicunga nta mwana n'umwe dufite uri munsi y'imyaka 5 uri mu mutuku. Iyo tuvuze umutuku niho bigaragaza nk'igipimo kiri hasi mu bigaragara ko umuntu ashobora kuba afite imirire mibi. Ariko arabo dufite bakiri mu muhondo nabo bitameze neza. Bivuze ngo ntago ari bibi cyane ariko ni bibi ntago ari. N'umuyobozi w'ibitaro bya Kinihira mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda agaragaza uko ikibazo cy'imirire mibi gihagaze. Ni ikibazo intara y'amajyaruguru ikomeje guhangana nacyo kimwe n'izindi ntara z'u Rwanda. Ubu kugwingira mu bana bari munsi y'imyaka 5 mu ntara y'amajyaruguru bikaba 30%. Gahunda zo guhangana n'imirire mibi zikurura umusanzu w'imiryango itari ya leta yunganira gahunda zitandukanye za leta ziri hirya no hino mu turere. Gusa guverineri w'intara y'amajyaruguru Musabyimana Jean Claude avuga ko amafaranga leta n'abafatanyabikorwa bayo bashyira mu kurwanya imirire mibi adatanga umusaruro uko bikwiye. Ugiye cyane cyane mu bantu babiyumbiye muri za JAF z'uturere, abantu bafatanyabikorwa bariya bava muri societe civile mu bikorera n'abandi, ukareba amafaranga ashyirwa muri gahunda igamije gukumira ibintu by'imirire mibi, harimo abantu benshi, harimo kandi n'ingengo y'imari nyinshi. Ariko iyo urebye nk'imibare twagiye tubona hariya ukabona hakiri abana bakiri mu muhondo, bakiri mu mutuku benshi, ubwo uhita ubigarura inyuma ukavuga uti hashobora kuba harimo gutatanya imbaraga. Niyo mpamvu tugira ngo abo bantu tubahuriza hamwe, tubashyire hamwe. Ikibazo cyo gutatanya ingufu no kudakora neza gishobora kuba kigiye kubonerwa umuti. Ihuriro ry'imiryango itari ya leta irwanya imirire mibi mu Rwanda, Sun Alliance, riravuga ko ubu rirajwe ishinga no guhuriza hamwe ingufu z'imiryango ya societe civile mu kurwanya imirire mibi. Ibi bizafasha u Rwanda kugera ku ntego zo kurwanya imirire mibi nk'uko umuyobozi wa Sun Alliance Butera John Robert Mugabe abivuga. Twebwe icyo turi gusaba, ngira ngo wabyumvise ko dushaka mapping y'amasosiyete civile akora ku mirire. Hari amasosiyete civile menshi ariko ubwinshi bw'ayo masosiyete ntahure na impact cyangwa se byangaruka nziza mu kurwanya imirire twifuza. Tukaba rero dushaka kugira ngo dushireho coordinatingane n'aya masosiyete civile nk'abantu bashinzwe amasosiyete civile kugira ngo turebe ibyo bakora ndetse tunakurikirane budget bashoramo bijyanye n'ibikorwa, ndetse byaba ngombwa tukavuga tutari kwiyi iki cyushoramo ntago ari priority ya leta, dere washyira muri ibi. Ngira ngo mwabyiyumviye tunabisobanura kuko icy'ingenzi ntago ari ugukora ibyo twifuza, ni ugukora ibiri kuri priority cyangwa muri gahunda ya leta. Murazi ko nutrition iri imwe ku items on agenda. Abana bari munsi y'imyaka 5 mu ntara y'amajyaruguru basaga 290 nk'uko imibare ijyanye n'ubuzima muri iyi ntara bigaragaza. Muri 193 bari mu ibara ry'umutuku, mu gihe abandi 1200 bari mu muhondo. Abashinzwe imibereho myiza n'ubuzima mu bice bitandukanye by'iyi ntara bavuze ko zimwe mu ngamba zafasha zirimo akarima k'igikoni, agakono k'umwana, igikoni cy'umudugudu, umugoroba w'ababyeyi n'ibindi. Ibi ngo byafasha mu guhangana n'ikibazo cy'imyumvire cyangwa ubukene bikigaragazwa nk'imvano nyamukuru y'imirire mibi mu Rwanda. Peter Muyombano, Flash TV.